beti nuramuka udapfuye nako ugomba guhinduka nk'igisimba ku buryo uriya musheri wawe azajya kubona akabona igisimba mpaka akakwirukana ntabwo uhabinkora rwose Sheri abantu ni mujye mukinga kuki mutajya mukinga nahageze ariko nyine iyo mba umuntu ufite gahunda yo kwiba mba nakwimuye uri mu duki wa ntutinde Sheri kurasoza ugire gutinda unyicaze hano none nta no gukuza kunsuhuza ntacyo none nabaye iki Sheri viens ngwino unsuhuze Cadeau. 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 qu'est-ce qu'il y a Tukisha izina rya Yesu. Ntacyo jewe izina rya Yesu. Sheri ni jewe ni jewe Sheri wawe ngwino unsuhuze Kadogo. niko se nyiramwiza imyenda ntiwayinitseho cyangwa muri iyi minsi meze nk'umuntu urwaye pe oh ni ryari si uba muzima n'imikubuzo byose muricaranye ufite ikihe kibazo saga nicyo kuntu uba wadenduye ibintu wakabaye wakoze mu gihumbi ahubwo mamagare wa mugore udufuranga wo kwa kankundi abyoza mbibike byageze ko nta kindi ukora hano se niba udashoboye kubimesaho igihumbi wagiye ugishaka se kuri kumbwira nabi waramutse nabi ahubwo wowe ni wowe ugiye kujya utuma ibitondo byanjye bipfa nakabaye ndi mu nzira ijya ku kazi nje kukubaza ukuntu winika imyenda bukira n'uyu munsi ukaba ubyutse wicaye iruhande rwawe basi nk'abantu bakuru kandi tubana utambitse ibirenge uzana nkaho watambitse ibirenge ujya kukaza aho ukora usanzwe uzi ugasanga ntibiri mu nzu kuba biri aha ni mu nzu kandi nyine icyangwa se ukuri buzi noneho mu bwonko bwawe ku kinyabupfura cyawe cyinshi cyane ugiye kujya unambwira ko ntambika ibirenge ariko nawe ye ngo nuko harya ari bafite akazi ngo wenyine hano niyo mpamvu usigaye uzi ukahamagara ku gakano none se wowe ntushoboye gukora ntushoboye gukora nuko akazi nshaka narakabona ntushoboye no gukora n'isuku mu nzu mbese ikintu ubashije ni ukurya gusa uraramutse ma kahore ndabizi buri gihe iyo uramutse uko nguko ikintu ngo wimisha no kwifungira umunwa nkakwihorera ariko nanjye yajya barandoze sinabasha gufunga umunwa mu gihe umunwa wawe ntabwo ufungika icyo cyo nawe urakizi ngaho komeza uvuge rero ngo dusubirikanye niwumva bihaze bajya ku kazi babari umwana w'umunyarwanda uzakugwaho ngo arashatse uzaze umushake nyine njyewe se oya nagira imana bakankiza uyu muruho cyane ndakubwiye yuko nkajya no kurwana ushingiye ku mugabo cyangwa ndakubwiye yuko nge nzashaka uzaguma hano nzengereze nyine mba madame va hejuru pe jya mu kazi cyangwa nawe ubyihorere undi se wafashe ukabyeza ukagenda duzi ko amasaha ataranagera nta maboko wumara iki hano nyiri igihe ngenda umviye nzanye akabaraga ndi bukora ibyo nshoboye nese mu gihe umuntu arabyutse ari kwiyotera akazuba
ngiye muganga yantegetse kujya ariko uri kota izuba uri mwirekwe uratwite uri kota izuba mu biki kwa n'igihe ukomeza uvuga nkumva urwo rutwe narumena ingingo y'ingenzi niyo washakaga kumbwira nibyo ngibyo iyi sinsanga ino myenda hano sawa hanyuma kutama amafaranga yo guhaha muteka igitoki kandi kirahari yego mana yanca iwo singe pe ugura sigo ugi hasi inshwi umwana wo mubakire ntago nakirya yewe ejo nijoro twari igitoki ejo zese twari igitoki reba inzara zanjye ukuntu zapfubaganye kubera kwirirwa ntonora ibitoki inzara zawe zira umva mukirya ni mutakirya murorere ntago nakora hano ngo nishyure inzu nishyure umuriro nishyure umutekano nishyure ibishingwe nishyure ibintu byose njye mpaha n'inyama n'ifiriti bya buri munsi murye ibyo cyangwa mubiri nta byitoki nteka rero uve mu kazi uriye nanjye njye gushaka abakobwa njya kwisura njye kwirirayo bateka neza wahabonye nahabonye noneho ukuntu uri kuhareba ni iki uri kuhareba iki nasubiye ndakurangira ahantu ni umukomisiyoneri umva ari ndari kuhandangira ntabwo nari nzi kuza umujyi kuri uru rwego wari watinze ubundi nari mbyiteguye usoza umudugudu wawe n'usi iyo umuntu amaze kwimukira ahantu si cyo kintu cya mbere akora kwandikisha ko hatuye umudugudu n'umutekano bakakumenya ubu wariyanjuje uzi ibyo bita kwiyanjura uri no kuvuga mu kinyarwanda gipfuye kwiyanjuza uravuga gute ntabwo mbizi ni kwiyandikisha oya bivuga none saba hano rero haba uwundi muntu nuko ntawe uhari kubera ko umukozeho kandi nanabivuze ko ntawe uhari wambereye uti reba hano reba metero bashize wagira ngo ni muri ya kovide ubu se urengeye esipasi ishizemo nera sitora utere sitori oya urabanje undebera inzu uri kuvuga ngo karitsiye nayimenye gute nyine oya ariko ni heza nta kibazo kubera ko umaze kwa insisita nkavuga ngo wandebere inzu akunda bivuga uko ubitekereza ahubwo mwacumbikeye ntabwo byakunda uyu munsi gusa oya ubu se wararaye icyumba kimwe n'icyanjye ikindi cy'umushuti wanjye nta cyumba cy'abashyitsi kiba hano nta kibazo nse wowe si we njyewe ntarara aho waraye ibyo rero ntabwo biremera ugiye kuba wowe no nawe ikomansera wanjye ako kantu ka maso kari ngombwa wari wambaye mu gitambaro sinzi ukuntu unyemereye kunzira oya nagombaga kukwakira umushyitsi mukuru hano twakira abashyitsi okay tuvuye muri brag se mushito wawe yagiye mu bandi umukobwa wanjye rero aracyari mutoya nyine aba afite utugahunda twinshi cyane cyari umwana navuze ngo nta gahunda ihamye afite akumvise mbese wakibaza impamvu waje kumusura none se nubwo naje kugusura ariko nta n'ikintu ushaka kugusaba uranyemerera gusa ubu kunsaba mfite uburenganzira bwo kubyemera cyangwa kubihakana nanjye niyo mpamvu mbaje uranyemerera iyo uvuga ngo yego ntabwo nari kubivuga bari kubunyemerera anyway nagira ngo ku gatanu ufitiye gahunda cyo kujya gupagasa gusa kugeza nka saa saba sasa saa 12 saa tukazajyana hano nta kibazo ubwo wampaye igihe nyine reka mbinywere inywere nta kibazo umwana uza gusa
kubera iki se kandi njya nibaza umunsi nabonye umugabo nkagenda uzabana nande cyaza dushakane adushake twese ntabwo naba ngukiza uyu munsi ngo nkwikorere nkujyane mu rugo rwanjye naba ngumanye umusaraba si jyewe nankubangamira reka nawe ujya unsonga umunwa wawe urwo rugo barutwirukanamo twese umva ahubwo muri sinavuga ko mfite sheri maze iminsi mbona urara amajoro urukundo ari urukundo amapenzi ari amapenzi mfite sheri ahubwo ubushize yaje kudusura asanga udahari nari natumagiriye hewe kandi ubu yaraje azana ibintu akaguru kawe ese hari umuntu ujya gusura sheri nta kintu atwaye kuki se wancu cyangwa za pizza nasanze na shokora na pizza wariye ndumva yakamo n'umukwe muzima da nimba ajya kuza akavuga iyo bishingiye ku nda ahita ahinduka umukwe muzima ibaze nk'ibyo bintu bivuza kumva kuki mwese umuntu wikorera umutwe gusa ni wowe washima noneho nyine aba ari mwiza yego mu buzima busanzwe ariko akaba na mwiza mu gihe akwita akamenya ati shero wanjye akunda utu two kurya tumeze ugu snacks utunutu noneho wakunda ukuntu unanutse ntabwo menye ukuntu umutima wawe n'ibiryo byahwanye ubwo no kuvuga rero ngo tugire vuba vuba tuzaye kumusura n'ubundi byo nari mfite gahunda nabyo nshaka kukubwira yarambwiye ngo nzajye kumusura nanjye none ubu nshaka ko uzamperekeza ariko uzihangana umunsi ubyo nawe urabizi no kwitwararika tugeyo ryari se ndaguha gahunda turi bivugane ndaguha gahunda ariko ni vuba cyushye se umubosi ni umuki rahira nese wasenze imana yahehe yikanyarira yanyiraruki tujye kwanurira ya myenda itatu ariko mana yanjye ndikumva nabangize imana wayimeshe kuyanura kikaba ikibazo oya ushyuhe gakeya naho umukire ni bogari ari discipline aranasenga wow I can't wait you're waiting Yes? Karibu karibu. Oh. Kabiri ko kuri gate yarafunguye. uwo ni umushiti wanjye Karibu karibu. stage Amakuru se. ko mbona ushaka kwicarana na gucere na shiro none ngo mwanya ngo usuhuze n'urugero no kwicara byariye mfite amatiko heza tuye ahantu heza pe Nagari cyane amakuru se. turashima Bimeze neza. ariko ukuntu hanze hameze neza atuye ahantu heza pe wahakunze gusa wakunze ahantu nta nubwo wakunze mosheri ndawe ni mwiza subize ko abonye ahantu ntabone wowe Ariko nta kibazo ni hanini waduha amahano hamwe hano ukazajya wiberamo hano ntacyo bitwaye sibyo sheri ahubwo nakora mariage nzaza kumutinyisha nta mukobwa wenda kunjya inyuma kubera iki kandi none se ubu nanjye koko nawe nyine nanjye ndicyaye ntabwo wansigaho Tugwabwiza. abakobwa bari hanze basigara abana babi ntabwo ari ubwoba bwawe Ntabwo nyizera ni sheri. ubwo abakobwa bari hanze ntacyo utambwiye ariko nawe nta kibazo ndabyo ibintu ntiwabinkora Ako mushaka kuba iyo muri kumwe muba mufite udustori twinshi. turavuga Bakirije iki se? dukurikije izuba riri hano hanze njye nyihera amazi Bakirije iki se? ikintu cyapfa kumara inyota ni amazi avuze kuri kanzari izuba rikabije gutera amazi akonje
uzi ko agiye nkagira ngo ari kuza uriya mugabo arakurusha ubwiza uburyo ateye n'uburyo uteye n'ibintu bibiri bitandukanye ushingukire ku mugabo ibyo hantu bikubabaza cyangwa bigusohoye niko mbe nkujyanye ese wowe izihe aze mubwire duhagare dushireho metero njyewe rega ndasengeye ubundi se yahundi iki ugira ngo ubwiza urabundusha ese wanyimugira miriwari ujye wireba yinjyamo na dicyota kwipimisha ewe nakubundi saa nyine biranejeje ko natuhageze naho wumvaga noneho waje ufite ubwoba nanjye ndi kumubaza ikintu cyawe gutuma tutahagera nuko nyine abandi basheri bajya gufata abasheri babo bakabatwara mu modoka njyewe ntabwo wajya agomba kuvunika kuko nduzuye nshobora kwijyana nkagera aho njye wajya ngo ntabwo nyine yarakwitanye ubundi umbera sheri ukambera avoka ukambera umuvugizi ukambera iyo bari kuvuga ngo ibintu byose byose naho ubundi ni uko byari bimeze ndabishimiye bigiye muduhe ubukwe mbambarire icyo ariko utatubanziriza njye nta sheri ngira ntabwo byigeze bimira sheri wawe ni umwana mwiza uriya mukobwa se ni igitangaza nyine musomane ndebe mbere ko n'abantu bakundana nkabwira noneho si binakubwiraga ngo simpamvu zikunda kugenda n'abakobwa tujye mu cyumba ahubwo tugire n'ibindi byinshi ureba oya njyewe nyine teka mwisomane nkarira ndabikumbuye nibumbuye kubona amakupure asomana nta telefone ufite se ngo urebe nka muvi yoye nshaka kubibona live hari aka website bajya bajyaho ntagende uyu mukobwa ariko kumva impamvu atagira sheri ako disasi kuganira nta jokingaga inshuti yawe kuganira iyo niyo mpamvu atagira sheri oya rafite impamvu nagira sheri ntabwo ndabona uwo mutima wanjye ushima ako umunsi namubonye nzaba yabura harya umupfumu arambwiye ngo mfate ngo mbisuke mu mavuta ye ngo mbisuke mu mavuta ye arahita ahuma arahinduka nk'igisimba ngo sheri bazajya amureba abone n'igisimba ibi bintu biramutse bidakoze wa mupfumu we nakwiyishe beti nuramuka udahisuba nk'igisimba wenda menya ko gute mu nkunganya abasheri b'abakire b'amabogari njyewe ndaho nasamye nta n'isoni beti nuramuka udapfuye ndako ugomba guhinduka nk'igisimba ku buryo uriya musheri wazajya kubona akabona igisimba mpaka akakwirukana ibi ntabwo wabinkora rwose
sheri ni byiza meze neza wowe ndakumbuye uretse kukubura gusa numva nkukumbura kuki utansuye ndakumbuye urumva azajya ingewe uhora ni njyewe baza kubigusaba ni njyewe byose kucyutasaba urumva wari unkumbuye nyine wagombaga guhita utera iyo ntambwe ukaza kundeba narabyakiriye narabimenyereye bwa sorry none se cyari ndashaka gusaba ikintu rero yego kuba yeseriye ko nteye ubwoba oya humura byose bari byiza naba deseri naba mburaga byose bari byiza ukunda ntabwo runyemerera kuba habamo ikibi hagati yanjye nawe ça sonne bon sasa kugira ngo ushakire umwanya muto yego tuzabonane ndashaka tubanza kuri gahunda zacu urabona nyine iminsi imaze guca ari myinshi kandi tugomba gukora ibintu mu nzira buriya ibintu iyo bitinze birapfa biba sawa bagashaka rero ko twahura tugapanga tukareba uko twashyira ibintu ku murongo byaba ngombwa n'ababyeyi bose bagahita babimenya tugatangira porosesi yose tuka ko ntiri kubyirukansa ariko ntacyo ndi kubyungukiramo ntabwo wabyumva ni njye ubyungukiramo ubwikubi okay okay baby love you rero ubwo turaza gusubira wari uri oya ndi mu nzira ningera mu rugo ngapanga gahunda ubwo ndahita nkubwira okay baby merci ciao bye sheri abantu bano ntimujya mukinga kuki mutajya mukinga nahageze ariko nyine iyo mba umuntu ufite gahunda yo kwiba mba nakwimuye uri mu duki wa okay ntutinde sheri kurasoza ugire gutinda unyicaze hano none nta no gukuza kunsuhuza ntacyo Ora nabaye iki sheri viens ngwino usuhuze Cadeau. 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 qu'est-ce qu'il y a Ndatukisha mu izina rya Yesu. tayi Ntacyo uri buhore. jewe Izina rya Yesu. sheri ni jewe ni jewe sheri wawe ngwino usuhuze Kadogo. shu ni jewe ngwino usuhuze yambi viens sura nasa gute ni jewe ni jewe sheri exoplanka kushu ungerereze nicara ahangaha none nubwo urukundamutsa Na Bibiliya hagengira. Mu izina rya Yesu. Ubu turutse ese wabayite uruwahe. umva sheri Uje gukora iki mu nzu yawe? reka izo planka sibyo Mu izina rya Yesu niba ari n'uwakuntumye umubwiye ko. ngwino usuhuze mu bebe Kadogo. Kadogo.
Kado. So Ngwino mubwire. hasebwiro ni iki Ntunyegere. Ndakwinginze. Ntunyegere. Mu izina rya Yesu ntunyegere. Ndakwinginze ntunyegere. Kadogo. se sheri ufite ikihe kibazo Ariko imizimu yaje hano yaje. reka izo blage ngwino usuhuze Si imizimu none uzuku. imizimu yatangiye ngira ngo ni blank mbwira icyo wampamagariye niba udakeneye kunsuhuza Nakadogo sinzi uko byagenze. Imizimu wazanye muri ino nzu irakomeye. Ariko mfite Yesu ukomeye. uwawe ntabwo arusha uwanjye imbaraga Ndatokesheje. Ikindi kandi ndakoresha imbaraga zishoboka izo arizo zose. Mvira mu nzu. Mvira mu nzu aho kugeze n'amahirwe. Reba iyo tuza kuba twarabaye. Ibyo bintu bigahinduka ukampinduka na gutyo tujyana. mbese nibyo wampamagariye Wambabarira ibyo bintu ukabivuga nsohokera mu byaha. niba wumvaga wanyanze ntabwo ibyo bintu uri kuvuga kuri telefone utazanye hano ngo uze kunyeseruta Mvira mu nzu. iyi nzu rega ndayivamo ndabizi ko atari iwanjye ariko ngira homba Murantera ubwoba mbabarira mvira mu nzu kandi ikindi sinzongera kukubona mu buzima bwanjye. nanjye nkurikije uko umeze Niba waje wamwitiriye ibyo byose ni imizimu y'iwanyu. Okay. Leta ndakwamaganye mu buzima bwanjye Imana imbe hafi. Sinshaka no kuzongera nanjye ngo nkundana urenga n'umuntu hari. muri seriye wowe niba wumva ko utashaka byari bihagije kuvuga kuri telefone ngo singushaka Okay, ntabwo ngushaka. ibyo iyo ubivugira kuri telefone utarantesha umwanya Mbabarira basi ntabwo nabivugiye kuri telefone ariko numbabarira ugende hakoze wowe wicaye nta n'ikibazo ufite Nese ko ndi single ibyo bibazo ni mwebwe abantu bashyuhaguzwa mu nkundo muba mufite ariko uri n'ibyaha. kubara igihe tumaranye none ukuvuga ngo ni ugushyuhaguzwa si ko mbona nta kintu bikubwiye Nese yabimbwira iki? kugira ngo umuntu anyange kuriya yananyandagaje ngo toka shitani buri wone umuntu ari kugutokesha ngo toka shitani Sisiri harya byagenze bite? mbese igihe nahereye nta n'ubwo wananyumvaga Nyine ntabwo narubundi ndabasha kubyakira. Ukuntu umuntu w'umuhungu yawufatika. ampamagaye ngo nze ngo tuvuge ngo kuri gahunda ngo shaka ibintu biva mu nzira ngo ababyeyi babimenye ngezeyo ngo toka shitani ngo mu izina rya Yesu ngo abazimu biwanyu ngo wabaye igisimba Igihe naga nkubaye igisimba. wowe turi kubona nsa gute ikikubabaje uri kuvuga uri no guseka Ndanese basi akabigasekwa nk'akeza. tubyihorere nyine Byanya byo rero igisimba se. wese uri kubona ndi igisimba Hoya nyine rimwe na rimwe bitakarabye. nabwo masa n'igisimba njyewe rega ntabwo meze nkawe ntabwo nisiga tiro sinisiga iki ngo hari icyavuyeho ngo nse n'igisimba uko nsa mbyutse niko nsa nijoro niko nsa nsinziriye ibyo babikora ku muntu nkawe wimakiye bisekeje. bidaseka se ngo agahwa kari kuwundi karahandurika isekere Bigashinge Si we narakubwiye wabizanye. mbere yuko wijandika mu bintu by'inkondo. Ubu se nuko ndi umukobwa mubi nabura n'umuntu mbeshyara. Nkamubeshya kugira nanjye yanyoka ipe izo keya zimpi. Ako se kuki nabiretse? Abajama bo babaye imbwimbobo abashaka kukurya gusa ubundi akajugunya. uriya yaratandukanye Byagenze ute? uriya yaratandukanye Waramuhaye? ntabwo yari ameze nk'abo bantu muhiki muhiki Ntabwo nyine mwigize mususurana. tugira gute iki kigori gikoko mana wambaye ngo mbane nacyo n'ibibazo nifitiye Nyine mu bisusu. nta kintu na kimwe kigeze kiba hagati yanjye n'uriya muntu noneho ndi kwibaza ukuntu umuntu aguhamagara ngo ngwino muganire ngo ibintu mubishyire ku murongo ngo mubyereke ababyeyi yakubona ngo utoka shitani ngo utoka shitani Umva rero ikintu wazize. Kuba utaramuhaye nicyo wazize. Sibyo? Ikindi kandi ugomba nese ubwo kumenya. ntabwo yari kubimbwira Icara hano utuze ubiyakire uzabona undi kandi mwiza. Akundi kuki wumva ubundi wakundana n'umuhungu w'umukire kuriya wabona gahunda gukurikiye hiki? Ibyo nyine uriya muhungu w'umubosi kuriya yaragufeza arakubona akajya avuga bure akakubona akagoryi n'agashushungwe.
reba inzu dutuye murebe n'inzu abamo uriya ni urwego rwo hejuru agomba kugenda agashaka abandi bakobwa bari ku rwego rwe baba mu mazu nk'ariya bafite amakampeyini yabo wowe uraho urasamye ni ukujya gukorera ngo barakubeshye ngo baragukunda nari nawe kubwiye ngera bwa mbere naje ndakubwira ariko wowe mungu wawe ni mwiza yego ariko nabonye ntago agukunda none si icyo gihe cyose tumaranye niba ari ibyo ngibyo by'uko nta mafaranga mfite nyine yakubonyemo igisimba kuko wamwimye yagushakagaho kuzamuha uramwima nese ko namwimye kera ko nta mwimye uyu munsi kuki icyo gihe atabizi nyine yashakaga kukwihorera kugira ngo azakubabaze neza aramaze no kwishyiramo ko mufitanye ubukwe arabikoze ihangane rero ugende wiryamire sibyo uryame wumva utuje uri umukobwa mwiza uzabona undi mufiance yaba umunyonzi gusa gukunda uzamwemere umunyonzi urumva njye mfite amashuri yanjye n'akazi kanjye nzabona umugabo kandi umugabo rero njye ndakubije uko agikunda kwibambarika ku bahungu b'abakire abahungu b'abakire n'abatindi n'abagome si ubona ibyo uragukoreye akubonamo igisimba inyamanza kuriya ntabwo yari we wanjye kandi ikindi uri kuvuga ngo arambabaje isi zamporera hari igihe nawe azabona amubabaza ariko mani wagiye udusobanurira ibintu n'inzira ducamo ariko imana nayo yararushye ubu imana igufata igusho niyo yakujyanye se kujya gutabarika hariya ngerega ibintu byose ndabisengera n'ibyo rero nabisengeye ese ubundi gutabarika ni ukugira gute kugira ubugambo ntazi wagira ngo uri nka mayibobo ariko ndanasenga nta kibazo kajya kwiryamira nyine umugani wawe reka ngende ndire cyabwo nagwa pasi ni imyizi moso wa mungu ujye utuzanira amazi amagambo ufite guterana nawe ndagitsinze nimba yakubonyemo inka ibisimba intare imbogo gute muduhumu tubona n'abashiri biza nk'abariya